Yesu ashimwe bene data, muraho neza, bahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, reka dutangire dusenga. Mana yacu y'urukundo n'imbabazi, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe, nyemerera utugirire ubuntu, Mwuka wera yende ku byawe, adushyurire iby'ubwiru bwabyo, ndetse anaduhesha imbaraga zitubashisha kunesha, nk'uko tubeho nk'uko ijambo ryawe ridutumweho, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa kane w'icyumweru, turimo turaganira ku mwifato ukwiye abajya mu ijoro. Uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14, uretse ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Aha harimo ibintu bibiri bikomeye: kugira umwete wo kwezwa no kugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Abafite gahunda yo kujya mu ijuru bakwiye kuba abantu bafite umwete ku cyatuma babana n'abandi neza, kandi bakaba abanyamwete ku byo kwezwa. Imana yacu tugirire neza. Kwezwa kuvugwa hano ni ukwitandukanya n'ikibi. Mu yandi magambo, abajya mu ijuru bakwiye kuba abantu bafite umwete mu kwitandukanya n'ikibi, donc b'abanyamwete mu kuba kure y'ikibi. Imana yacu tugirire neza. Kwitandukanya n'ikibi kuvugwa si ukuvuga ngo kikuzeho nikimara kukuzaho ngo ugire umwete wo kwitandukanya n'icyo, oya, ahubwo bihera ku kuba umunyamwete mu kuba kure y'icyo kibi, ukitandukanya nacyo, ukicara kure yacyo, imvugo yawe ikaba kure y'ikibi, imitekerereze yawe igahunga ikibi. Imana yacu tugirire neza. Imigirire yawe ikaba kure y'ikibi cyose, icyitwa kibi ukagihunga, ukaba kure yacyo. Imana yacu tugirire neza. Haba hari n'ikikugezeho ukagira umwete mu kwitandukanya nacyo, ariko ntiduhere aho ngaho ku kugira umwete wo kukikuraho cyamaze kukugeraho, oya, ahubwo abajya mu ijuru ni abanyamwete mu kwitandukanya n'ikibi, ni abanyamwete mu kuba kure y'ikibi, bagahora bejejwe. Imana yacu tugirire neza. Yego, hagira n'ikiba bakagira umwete wo kukikuraho bizeye amaraso ya Yesu Kristo. Impamvu y'ibyo ni uko utejejwe atazigera abona umwami Imana. Hanyuma rero, utejejwe atazigera abona umwami Imana, wowe wumvishije rino jambo, wowe ugize umugisha wo kumva rino jambo, ugira umwete wo kwitandukanya n'ikibi, kandi umaranire kubana n'abandi bose amahoro, kuko iyo habayeho amakimbirane n'abandi biratugayisha mu maso y'Imana. Abajya mu ijuru ntibakwiye kuba abantu bagirana amakimbirane, bagirana ibibazo na bagenzi babo, ngo babashwane, ngo bajyane donc bahorane intugunda hagati y'abagenzi babo. Ibo niyo bibaye ngombwa bemera guhara ibyari ibyabo kugira ngo babane n'abandi amahoro, bemera kureka ibyari ibyabo kugira ngo bitabashyira mu ntambara, mu ntugunda n'abandi, bakaba abanyamahoro. N'abanyamahoro. Imana yacu tugirire neza. Hari ahantu Yesu yigeze kuvuga ngo niba gutwara umuntu ntabwo twara ikanzu umuhereze n'umwitero. Si ibyo tugiye kwigisha uyu munsi, ariko yagaragazaga uburyo abajya mu ijuru bakwiriye kuba abanyamahoro, ntabwo bakwiriye kuba mu ntambara zo gushwana n'abandi, kuko bene ibyo bishobora kubagayisha, bishobora kubakereza, bigatuma batagana mu ijuru. Bagira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ndetse n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Ugende ukora iby'iryo jambo, ntaba ari ukuryumva gusa, ahubwo ugenda ukora iby'iryo jambo. Urakoze cyane. Yesu Kristo aragukunda.